Muraho neza ni Prince of Man kuva muri Kwicoms Rwanda. Uyu munsi mbazaniye inzu nziza cyane iri ku isoko, ni nshyashya hano Kabeza. Inzu ifite ibyumba 4, toilette 3, ikibanza ni metero kare 400 n'utuntu turengaho. Ikaba ari inzu nziza nshaka kubereka uyu munsi. Iyi nzu iri ku isoko kuri $130,000 z'amanyarwanda, ukaba wayigurira. Ushobora kubona contact details zacu kuri no screen cyangwa se muri description y'ino video. Reka dutangire episode. Iyi nzu iherereye Kabeza, hano hafi gato y'umuhanda umanuka ujya Kicukiro niba muwuzi. Ikaba ari inzu nziza, si gusa kuko niri iri ku isoko, gusa zose zijya kumera kimwe. Niyo mpamvu ugiye kubereka iyi ngiyi kugira ngo murebe uko imeze, ariko uramutse uyifuza n'iyi ngiyi wayibona. Iyi nzu ukiyigeraho ikintu cya mbere ubona nuko yubakishije ibikoresho byiza. Tukiri hano urabona ko nk'igipangu gikoze neza, ni igipangu kiri moderne, igipangu gifunze neza na beto hejuru, gikoze neza. Kandi si nk'ibyo gusa, kuko kenshi usanga imiryango yose twayikoze ku buryo sliding ijya hepfo, ariko hano ntabwo bibagiwe detaye yo gusiga umuryango w'abanyamaguru. Ni akantu keza twakwinjira tukabona ko ikintu cya mbere uri bubone ni parking. Ifite parking nini cyane kuko hano hajyamo imodoka enye rwose nta kibazo, kandi ifite amapave meza nayo. Gusa ntabwo wabura kubona ubwiza bw'iyi nzu kuko ni nziza pe. Ifite amabara meza, ubona ko batahenzwe, nako ntago bahendutse mu bikoresho bubakishije, kuko dufite ruriba ahantu hatandukanye. Ruriba turazizi ko ari amatafari aba ari meza kandi akomera. Tukagira ama accent y'amadetaye nk'utu tuntu dukoresheje amabuye turi hano ndetse na hariya. Turatubona ahantu hatandukanye no ku ruhande rwo hirya. Amabara bayikoresheje ni meza. Dufite nk'izi stone finish ku nkingi zose. Tukagira iri bara risa nka kofi riri hariya, ndetse n'aka kabara gafitemo akantu k'ubururu kihishe gasa neza. Ngira ngo abantu bateye amarangi ndetse n'abarangije ino nzu bakoze akazi keza. Ku ruhande rwo hepfo tuhafite master bedroom, ndetse turabona ku gakuta kayo gakoze mu rugarika. Iyi nzu ifite amadetaye menshi meza kandi aguha ikaze hano mu rugo. Ni ibintu utabona buri munsi. Gusa dukomeze turebe ukuntu iteye no imbere. Mbere yuko twinjira turabona ko dufite ibaraza rinini, kandi ntabwo ari ibaraza ritoya, kuko ni akantu keza ushobora gushyiraho intebe zo kwicaraho igihe ushaka kuganira hanze utashaka kuganira mo imbere. Gusa twakwinjira tukagera muri iyi salon nziza. Ni salon nini pe, namwe ni murebe ukuntu ino salon ingana. Ifite umwanya uhagije, ifite ubuhumekero bunini, ceilings zayo ziri hejuru ndetse kandi zikoze muri gypsum. Ifite amatara menshi kandi abona neza, ndetse uyu mwanya wa televiziyo ukabarurangiza kuko ni mwiza cyane. Ufite amahano watereka amadecoration hatandukanye. Ukuvuga televiziyo yawe imanitse hano, amadekodeur n'ibiki byose bifite umwanya wo guterekwamo, ku buryo unabirebye nta n'ukeneye kugura kandi kabati ko gushyira hariya, byose wabiterekamo kandi bikahakwira. Ku mpande tuhafite utu tuntu dukoze mu buryo nyeka ko two gushyira amafoto ya famiye, kuko harimo udutara two kuyamurika, cyangwa se amadecoration ku bantu bakunda indabo. Hano ni ahantu byakwira kandi bikaba bisa neza. Gusa muri make ukabona ko iki cyumba rwose ari kinini, uru ruganiriro ari rwiza cyane. Mbere yuko twinjira muri salle à manger iri hano ku ruhande gato, tubona ko kagakuta karuriba bagakomezanyije. Ni accent nziza yo gushyira hano mo imbere, kandi rwose yerekana ko inzu yawe yubakishije materiel nziza. Gusa tukagera muri uyu mwanya wa salle à manger, ni umwanya munini. Nibagiwe kuvuga ko amakara abantu bayakoze neza, akase neza pe. Urabona ko rwose hari utu design twiza, ndetse tukagira na gypsum hejuru n'amatara meza. Amatara yanga n'amazahirwa, kuko rwose ahindura amabara mu buryo butangaje. Nk'ubu tugeze kuri papo, tukagira umweru, tukagira n'umuhondo n'utuntu twiza. Ahangaha tukagira akantu ko gukarabiramo intoki, ni keza. Ni akantu covid yazanye ariko gatuma abantu bagira isuku. Twagera kuri ruhande tukahasanga igikoni. Ni igikoni cya rurangiza kiri semi ouvert, no kuvuga uri gutekera hano ibintu byose uri guteka ushobora kubitereka hano kugira ngo bibe byajyanwa aho kurira. Ni igikoni cyiza rero kandi gifite umwanya uhagije.
dufite utubati twinshi waterekamo ibintu byose ukeneye. Granite z'umukara zirakomera, ziba ari nziza, ntizikoboka. Dufite double vanity kuri ruhande ho kogereza ibyombo n'utuntu ukeneye, umwanya wa frigo, ndetse kuri ruhande tukagira n'umwanya basize wo gushyiramo ishyiga. Nakunze cyane no makaro bakoresheje kuko atuma iki gikoni kigaragara nkaho ari kinini cyane, ndetse kandi ntiyijime, natume kijima, gatuma kiba gifunguye. Hari idirishya ridafite aho rihuye naho gutekera, rituma ugira umwuka uhagije mu cyumba cyo gutekeramo. Nkuko nababwiye rero, iyi nzu izana n'ibyumba 4. Tugiye kureba icyambere kiri hano, ndetse kikaba kiri in suite, bivuze ko gifite douche na toilette mo imbere. Ni icyumba ntabwo navuga ko ari kinini cyane, ariko kirahagije. Gusa kandi by'akarusho kizana n'akabati ko kubikamo imyenda, gifite amakaro meza, nacyo ventilation rwose, amadirishya ni manini arahagije, kandi kikaba ari kinini. Akandi kadetaye ni uko inzugi zose ziri muri ino nzu ni muvura, n'aya maframes yose ni muvura. Ni ukuvuga abantu bazi muvura ni urubaho rwa kalite, nirwo rubaho rwa mbere tugira mu Rwanda. So kuba barafungishije muvura ni ibintu byiza. Tukagira douche rero ya mbere, ni douche y'iki cyumba ariko ishobora no gukoreshwa n'abashyitsi. Ni douche nini, dufite umwanya wo kogeramo hano, toilette yawe, ndetse tukagira n'uyu mwanya wa vanity cyangwa se ukoburesereza aho kwitunganya mu maso, ndetse nawo ufite utuntu tw'udukoryo. Ni utuntu twiza dutuma iwawe haba haryoshye. So ibyumba bisigaye tubifite kuri no wing hano hirya. Nkuko nababwiye, inzu ni ibyumba 4. Tumaze kureba kimwe, icya kabiri tugifite kuri uru ruhande. Bibiri muri byo bisangira douche na toilette. Ni ukuvuga iki ni icyumba kirutaho kuri kiriya twabonye kare, kuko gifite umwanya munini, ariko nanone nacyo kizana n'utubati two guterekamo imyenda. Biba ari ibintu byiza, kuko burya akabati kari mu cyumba ubona uburyo wakoresha umwanya wawe kandi neza. Hano tukagira indi douche ya kabiri isangirwa n'ibi byumba 2. Ikindi ndakibereka mu kanya. Dufite naho umwanya wo kogeramo, toilette, ndetse na vanity nayo y'inzahirwa. Katwikomereze, twagera hano niho dufite ikindi cyumba, tukagira icyumba cya gatatu. Ni ukuvuga iki cyumba na kimwe twaciyeho mu kanya, bisangiye no douche yo hagati. Nanone finishes ni zimwe, ntabwo nirirwa nzisubiramo. Aha rero niho dusanga master bedroom. Iki cyumba ni rurangiza. Tukinjira dufite koridoro, hano harimo douche na toilette, turabigeraho mu kanya, ariko tukagera kuri iki cyumba. Ni icyumba cyiza pe, kuko ni kinini, kirahagije. Namwe nimurebe ukuntu iki cyumba kingana. Ikintu cyose watekereza gushyiramo, niyo cyaba igitanda cya 4 kuri 4 cyakwiramo, kuko ni icyumba kinini. Dufite udutara twiza tugaragiye aho umutwe w'igitanda wajya. Kuri uru ruhande tukagira akamiroir keza, ni akantu ko kugira igihe uri kwitegura mu rugo, kuko uba ugomba kugenda usa neza. Ndetse aha tukagira garderobe yo kubikamo imyenda yawe nini kandi ihagije. Iki cyumba rero nk'uko nabibabwiye kiri self contained, kikaba gifite douche. Hano ni douche nini pe, namwe ni mundebere, ni nini cyane kandi irangiye neza, kubera ko bagerageje gukomezanya amabara amwe, umweru n'umukara, batayatandukiriyeho. Niyo mpamvu tudusa umukara, ariko usanga toilette isa umweru, harimo tudetaye twiza cyane. So aha naho kogera, hano tukagira toilette, hano tukagira n'aka kantu k'umukara ko gushyiramo papier hygienique, ariko tukabonamo ko twadudetaye tw'umukara n'umweru. Kuri ruhande niho dufite vanity nziza rwose, na pression y'amazi murabona ko ari nziza. Ni vanity zigezweho, ziza ari set yuzuye. Ndetse iki cyumba ntabwo kirangirira aha, kuko gifite akandi gakoryo. Ako gakoryo ni akandi, dufite ibaraza rya chambre principale. Ni ibaraza ryiza, ni akanya kawe, ahantu ushobora gutereka intebe ukaba mwakwicara mukaganira mu kagoroba. Ino quartier iratuje, kubera ko umuhanda uri hirya mo gatoya, so narusa kugira hano n'ahantu hatuje, haratwikiriye, akantu wakwicaramo rwose ukaryoherwa. Nanone nk'uko mwabibonye, ntabwo dufite umwanya munini wa jardin, niyo mpamvu bagerageje gukoresha amavaze aho bishoboka, kugira ngo babashe gushyiramo ibyo byatsi byo kuguha umwuka wo guhumeka mwiza. Ariko hano tukagira akajardin gatoya kari élevé cyangwa se kari hejuru, kazengurutswe n'amavaze, ngira ngo bitabiha privacy space. Ari ngewe nashyiramo ahandi hantu ho kwicara, ku buryo nimugoroba mushobora kuyicara mukaganira n'inshuti. Ni akantu keza cyane. Turebe inyuma mu gikari ukuntu hasa.
Gera kuri iyi nzu ubona umwanya w'inyuma ko nawo batawirengagije gutya gusa. Hano dufite umwanya wo kwanikaho, tukagira umuryango ujya inyuma kuko hakora ku mihanda ibiri, hano inyuma hari undi muhanda. Twakomeza hano akaba ariho dusanga ibaraza ry'inyuma n'umuryango uva mu gikoni, ndetse hano tukahasanga igikoni cyo hanze. Dufite umwanya wo kogerezamo ibyombo byanduye, ndetse kuri uru ruhande tukahasanga icyumba cy'umukozi ndetse na douche na toilette n'ikigega cy'amazi igihe yaba yagiye, burya nawe udakeneye additional supply. Ni litiro 3,000 nziza cyane. Inzu nimba afite rero uyu munsi kabisoreje hariya, tukaba twarebeye hamwe iyi nzu y'ibyumba 4, toilette 3, ibyumba 4 byose birimo utubati, inzugi zose ni muvura, ni inzu nziza iri mu kibanza cya metero kare 400 hano Kabeza, hafi gatoya y'umuhanda umanuka ujya Kicukiro. Ni ahantu hafi cyane kandi ni inzu nziza nshyashya isa neza pe. Iyi nzu ukaba wayigurira kuri 130 zawe. Wabona contact zacu kuri screen ndetse no muri description y'ino video. Naho utaha.